ndongera gusuhuza cyane abakunzi b'umurongo wacu wa Kimeze Muryango. Muri iyi video nshya rero tugiye kuganira kandi nkuko bisanzwe. Turashimira cyane abantu bitaye ku murongo wacu bakunda gukuraho amakuru, bakunda gukuraho ibiganiro kandi bakatubwira ko bibafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero muri iyi video nshya nifuje kugira ngo ninjire cyane mu kintu twita ikinyoma, kubera ko turafite ibibazo isi yacu ifite. Ngira ngo mwahuye na video ibabwira ko isi yacu yuzuyemo ibinyoma byinshi kandi ko ibyo binyoma bitazwi. Ibyo wibwira ko ari ukuri, iyo witonze ukamara igihe uza kuvumburamo ibitari ukuri, ahubwo ari ibinyoma, ndetse ibinyoma bikomeye cyane. Mu by'ukuri iyi si dukunze kuyita isi ya Ndiga, isi y'urwigiro rwa Ndiga wa Ndigaya. Iyi si twayijemo atari iwacu, naba narabibabwiyeho. Iwacu ni mu nyenyeri, ni iyindi mibumbi, ariko iyi si twayijeho kugira ngo tuze nko mu ishuri kwiga, ariko ntawabitubwiye kugira ngo tuze ngo atubwire adusobanurira ati mugiye guhura n'ibintu nk'ibi n'ibi. Ngira ngo muzarebe ibyo bita ibizami bihabwa abanyeshuri mu ngeri zose. Igituma bikomera cyangwa binananira benshi nuko biba birimo imitego. Rero ikinyoma ni ukuri kuzuye imitego. Mu Kinyarwanda rero cyacu, kuko ari wo muco wacu twasigiwe n'abasokuruza, bari baratahuye icyo kinyoma ku buryo hari ikintu kera ndibuka, ikintu bitaga ikinyoma nk'icya Semuhanuka. Semuhanuka ngo yigeze gusohoka, ageze hanze, agaruka mu nzira arabwira ati muzi yuko nari nkubise umutwe ku ijuru. Abantu bariyamira baraseka, ibintu bidashoboka kubaho. Bavuga bakita icya Semuhanuka. Ubwo rero nta muntu n'umwe wigeze adusobanurira ko tuje kwiga, ariko muri uko kwiga baduteze ibinyoma byinshi, ariko ari ukugira ngo dushobore kubivumbura. Ubwo rero hari abo muzumva mu madini bavuga ngo abemera gato. Abemera gato rero ni abantu bapfa kwemera ibyo babonye. Natwe niko tumeze, dukunze kwemera ibintu tubonye, ibyo tubwiwe, cyangwa se tukareba aho bivuye, cyangwa tukareba ubitubwiye. Wabona yambaye imyenda ya gisirimu, wabona yambaye imyenda igize uko imera, ukibwira uti hariya hava ukuri. Ariko iyo umaze gushishoza, iyo umaze kwitonda, iyo umaze kumara igihe, iyo umaze kureba, usanga ikinyoma aricyo kibanza imbere. Bigaragara rero ko mu by'ukuri nk'ibibazo tubona mu miryango, ibibazo tubona mu bihugu, ibibazo tubona mu madini, ibibazo tubona ahantu hose, ntabwo byinshi tuba byinjiyemo tubona ari ibibazo cyangwa se ari ibinyoma, ahubwo tubijyamo twibwira ko harimo ukuri. Reka rero mbihere iruhande. Umwana ukiri muto mperutse gutanga
ikiganiro kivuga ngo utagera ibwami abeshywa byinshi. Mwarakurikiye iyo video niyiheruka, ariko aho ngaho ibwami nababwiye ni mu bwami bw'umutima wawe, ni mu bwami bw'ijuru buba muri buri muntu. Ariko ugasanga benshi bibera mu mutwe kuko nibyo byoroha. Abantu bose rero batekereza bakurikije mu mutwe baribeshya cyane, kubera ko inyungu zose bazibarira mu cyo bita amafaranga, kandi amafaranga nicyo kinyoma cya mbere gikomeye cyane kiri ku isi. Bishatse kuvuga rero ngo mu by'ukuri ntabwo ndi bujye gutunga agatoki ahantu, ntabwo ari cyo nshinzwe ubushakashatsi. Ariko mu bushakashatsi dukora twakoze nuko dusanga abantu benshi turabemera gato, ibyo tubwiwe tugahita tubisamira hejuru, tugahita tubona ko tugiye gukira, tugahita tubona ko kabaye. Ibyo bibazo byazengereje imiryango y'ababana, byazengereje imiryango y'abashakana, byateke imiryango y'abana n'ababyeyi, bigeze kuri. Mu bacuruzi hose nakubwira, mu bacuruzi ho nakaga rwose niki, aragenda agacuruza ibintu byashaje cyangwa bitakigira uko bigize gute, akabishyira mu gipapuro cyangwa mu karatasi cyanditseho iki bintu nk'ibyo. Ntabwo nakirirwa ntunga urutoki, ariko aho ushaka kugira ni hamwe hakomeye cyane, ni ukwitondera buri kintu cyose cyo kuri iyi si. Icyo wumvise, icyo weretswe, icyo ubwirwa, icyo ukangishwa, icyo ubwiwe n'uwo wita inshuti, uwo ubwira uti uriya nawe se yaba mu babeshyi, nyamara niwe mubeshyi ya mbere, kuko ikinyoma ntikigira umwambaro, n'ukuri ntikugira umwambaro, imyambaro iri ukwayo. Rero ndagira ngo tugire ikintu cyitwa ubushishozi, kandi noneho mu bintu byose, ndetse no mu byo tuzi twemeraga ngo ni ukuri, ariko tugerageze kubishyira mu bushishozi, kugira ngo mu by'ukuri twuzuze inshingano zatuzanye hano. Kuko nimba twaraje kwiga, twaje guhura n'imitego, kandi imitego y'amoko menshi, imitego idutegereje, imitego idushibukana ntitunabimenye, imitego myinshi 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 myinshi. Byakabaye rero byiza kugira ngo dushishoze buri munota, dushishoze, ducenshure buri jambo, turiyungurure, turikuremo icyangombwa. Byanze bikunze ikinyoma kiremera kurusha ukuri, kandi kirihisha cyane kurusha umwana w'inkware. Ariko uzi ubwenge amenya, kumenya ubwenge ni ukumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ni ukumenya gutandukanya ikinyoma n'ukuri, ni ukumenya gutandukanya ibigaragara n'ibitagaragara, ni ukumenya gutandukanya mbese ibyo duhura nabyo. Hagati aha rero nkaba nababwira nti kugira amakenga n'ubwenge buhanitse. Abantu bose b'Abanyarwanda, noho umuco w'Abanyarwanda ushingiye, wabwiraga buri muntu wese kwitondera ibyo ahura nabyo, bigatuma rero avuga ati reka mbanze numve uko bimeze, reka mbihe igihe mbe shobora kubicishura, reka mbihe umwanya
ku buryo bitansha muri humwe, kuko reka mvuge ikintu nuko ari igiswahili ngo cyitwa mayeri, ariko mu kinyarwanda umuntu yakitwa ubuhendwa abana. Mu by'ukuri rero hari indyarya ziri muri iyi si, hari n'ababigize umwuga, hari n'abaho mu kinyoma gusa, bakaba ari cyo bacuruza, akaba ari cyo bashingiyeho, akaba ari cyo bagira. Muri twarumiwe, tumaze kumirwa iyo duhuye n'ibintu. Hari abantu bakora amavideo, hari abantu bakora amafilime, hari abantu bakora iki bashingiye ku kinyoma. Neza neza wakurikirwa ugasanga ni ikinyoma cyambaye ubusa. Rero nkatwe babashakashatsi bo mu bitagaragara twabashije gucengera icyo abantu bita ukuri, icyo abantu bacuruza, icyo abantu bashyira imbere. Reka ntanga urugero rutagira icyo runtwara. Reba nka Rukoro, abacuruza Rukoro, ndashaka kuvuga Rukoro yo mu binyobwa, yenda ne kuvuga Rukoro yo kwisiga cyangwa Rukoro y'ikindi kintu, ariko mu bisindisha, mu nzoga z'ibisindisha, mu by'ukuri baramutse bakubwiye ibibi by'inzoga, ntabwo wamenya ko arizo zifite icyashara cyinshi cyane muri iyi si, kandi ku isi yose ziracuruzwa, ariko ziri mu rupfu. Urumva gucuruza ikintu uzi neza ko ari ikintu kizica ubuzima bw'abantu, ukongera kubona ikindi kintu nk'abantu bacuruza imiti cyangwa bacuruza ibiyobyabwenge, bazi neza ikirimo, bazi neza ingaruka z'ibyo bintu, ariko bakanga bakabicuruza, cyane cyane bakabisandaza mu rubyiruko. Urubyiruko rutaramenya gutandukanya ikibi n'icyiza, bitaramenya gushishoza, rutaramenya kwitonda, rutarahura n'ubunararibonye. Urubyiruko rukohoka mu biyobyabwenge, urubyiruko rukiruka mu bushukanyi no mu buhendwa abana, bakaba bariyobya uko bashoboye. Ni ikibazo gikomeye. Twakira abana benshi baje gusura muri Kibezamiryango, ariko biratugora kugira ngo tube twavuga ibintu by'ukuri, kuko bazi neza ibyo babwirwa n'abarimu babigisha kandi bakabyemera. Bazi neza ibyo basoma mu bitabo, abantu bagira ngo ibintu byanditse mu gitabo ngo ni ukuri, ntaho bihuriye. Sinzi ko hari na kimwe cy'ijana cy'ukuri kiri mu bintu byanditse. Ibyanditse byinshi uhereye no kuri Bibiliya, sinatinya kubivuga, ntabwo ari 100% ukuri kurimo. Nta wantumye kujonjora ibitabo by'abandi, ariko nta n'ibitabo usibye igitabo kimwe nanditse cyitwa Ikibazo n'Umuntu. Umuntu rero yabaye ikibazo, ababaye n'ikinyoma, abaye ikinyoma, kuko ntabwo yashakaga kuba ikinyoma, ariko yabaye cyo kubera impamvu, kubera ubuzima beshyira ngo ubuzima buraruhije, ngo ubuzima ni bubi. Arabubeshyira, ahubwo ni uruhije, ni nawe uburuhije. Ubuzima ni imfura rwose, ubuzima ni imfura y'u Rwanda, ni Imana y'u Rwanda. Ntabwo ubuzima bwashuka umuntu, ntabwo ubuzima bwaje buje kukunyaga cyangwa se buje kwinyaga. Gusa ndagira ngo mwumve yuko ikinyoma kireze mu isi, n'abasaruzi bacyo babaye benshi cyane, ku buryo yewe hari n'iyi video nibageraho bazajya bayisimbuka kugira ngo batavaho babwirwa ibiberekeyeho.
ndifuza rero ko buri muntu yatangira kumva ikintu cyitwa ubushishozi, ubwitonzi, guca bugufi, guhora umuntu ari menge, n'icyo mu kinyarwanda bita kuryamira amajanja. Ukaryamira amajanja, ntupfe kwizera ibyo ubwiwe, ntupfe kwizera ibyo ubona, ntupfe kwizera ibyanditse, kuko byinshi harimo amayeri menshi atagira ingano, kandi ushobora kuzajya kubitahura amazi yarenze inkombe. Imigani y'ikinyarwanda buriya iravuga cyane, amazi yarenze inkombe ugasanga nta garuriro, warabeshywe nyine, n'uwakubeshye ntumuzi, nta n'icyo wamutwara, nta n'icyo wamukoraho. Bigatuma rero duhamagarira urubyiruko, duhamagarira buri muntu wese uciye akenge gukora uko ashoboye, agahangana n'ibinyoma biri muri iyi si by'amoko navuze menshi cyane, agakora uko ashoboye, akarwana ku mibereho ye, kandi akagerageza kwitangira ukuri, ku buryo rero byamufasha agashobora rwose gusesengura, akamenya gucengera ikintu kugira ngo kitamuyobya. Rero ndabashimiye kuba mwakurikiye video, ndabaririkira n'izitaha zirahari z'ubwoko. Murakoze cyane.